nuhitamo gukora ibikomeye ubuzima buzakorohera, ariko nuhitamo gukora ibyoroshye ubuzima buzagukomerera. Amahitamo ni ayawe. Nkunda kubaganiriza ku munezero w'imbere muri twebwe, ariko my friend, kugira ngo uwo munezero uboneke hari ibikoresho bimwe na bimwe bikenewe. Mw'ibyo bikoresho harimo igikoresho cyitwa amafaranga. Dukunze gutinya kuvuga ku ijambo ubukire, niko umuco wacu umeze, ariko nkundira tubivugeho. Uyu munsi nahisemo kuguha incamake y'igitabo mperuka gusoma cy'umugabo witwa Harv Eker. Igitabo cyitwa Les secrets de l'esprit millionnaire. Ngewe ndi Musamangara, abenshi hano mumaze kumenyera. Buri gitondo mbagezaho utuvideo tugufi nk'utu ngutu two gutuma mind zacu cyangwa esprit zacu zihinduka, kugira ngo tuva ahantu tujya ahandi. Kuko Einstein ni wavuze ngo umuntu ukora ikintu akagisubiramo yizeye ko azabonamo inyungu itandukanye n'iyo asanzwe abonamo, uwo nguwo ni umusatsi. Muri iki gitabo Eker araduhereza ibintu 17 abakire n'abakene batandukaniyeho. Untege amatwi kugera turangije iki gitabo tukivugeho ku buryo burambuye. Nawe urabyemerewe, ukazana ibitekerezo byawe birakenewe. Abanyarwanda niba utari ubizi baragukeneye. Nahisemo kuvuga ikinyarwanda kuko mwebwe muri amaraso yanjye, muri abavandimwe. Nabivuga mu zindi ndimi, igifaransa cyangwa icyongereza, ariko reka mbe ndetse gatoya bariya nzabagira inama twamaze gukuramo iby'ingenzi. Reka dutangire rero. I'm ready to play now. Put me in the game now. I came here to prove it. I'm ready to do it. I can't be afraid now. Ingingo ya mbere iravuga ngo les riches pensent grand, les pauvres pensent petit. Abakire batekereza ibintu binini, batekereza ibintu bigari. Abakene batekereza utuntu duto. Niwitegereza neza mu bantu muziranye, mugendana, inshuti cyangwa imiryango, uzabona hari wa muntu uzi ibiciro by'ikiro cy'isukari, akaba yamara isaha nzima ari kuzunguruka mu mabutike cyangwa mu magaze ashakisha butike icuruza ikiro cy'isukari gihendutse. Uwo nguwo ni wa wundi ufite imitekerereze ya gikene. Ariko umukire we atekereza ko iriya saha yamaze azenguruka irutari amafaranga 2 nta kigereranyo. Iyo saha uramutse uyishyize mu gaciro wayishyuza ngahe? Umukire ikintu cyose akoze yishyurwa kuri resultat y'icyavuyemo, ariko umukene yishyurwa ku masaha yakoze. Niba ukora akazi kawe ukishyuza ku masaha, wumve ko imitekerereze yawe ni y'abakene complètement. Hindura gahunda. Niba wumva muri wowe ufite inyota y'ubukire, utangire kujya ukora par rapport ya resultat. Urugero rundi rworoshye, reba iyi video ndi gukora, nshobora kuyimaraho icyumweru ndi kwitegura, nkayishyiraho amasaha 80. Nimujya kuyireba ntago muzatekereza ko namaze amasaha 80. Imagine iyaba kuza kuyireba mwishyuraga, ntago nabishyuza kubera nayimazeho amasaha 80 ndi kwitegura, ahubwo nzabishyuza kuko nakoze qualité nziza ya image, ngakora qualité nziza ya son, ngashyiramo na content nziza. Bivuga ngo iyi video muraza kuyireba kuko hari icyo muri bukuremo, kandi kuko mubona uburyo ikoretse biri by'agaciro. Ndatekereza muri mwese nta numwe uri buze gutekereza igihe nayimazeho nyitegura. Ingingo ya gatatu, abakire bakunda ibi byombi ngiye kukubwira, kandi twese turabikunda, uretse ko iyo bigeze mu gihe cyo guhitamo uburyo tubigira ibyacu, aho niho dutandukaniye. Ibyo ni ibiki? Umunezero n'amafaranga. Umukire azifuza kuba afite amafaranga, yifuze no kuba afite umunezero. Azifuza kugira igihe cye ajya mu maferi agakora les voyages de business, kandi akifuza no kugira igihe cyo gupasinga na famiye ye. Azifuza igihe cyo kuba busy ari kwiga ku mishinga ye, ari kwiga ibintu bishyashya, anifuze no kugira igihe cyo kuza kwidagadura. Ariko umukene, akenshi umukene ahitamo kimwe. Umuntu ufite imitekerereze ya gikene azavuga ngo amafaranga ntaza n'umunezero. Usange yemeye kuba umutindi mu mutima, yange kugira amafaranga kuko afite ubwa bwo kujya kuyashaka, avuge ko ari we muntu mwiza. Ku mukire iya de l'abondance, ibintu birahari. Na niyo mpamvu ndi kubagira inama, niyo mpamvu ndi kubaganiriza, kuko njye ninkora business ngatera imbere, nawe ugakora business ugatera imbere, twese tuzatera imbere, kandi isi izakomeza igira imitungo. Abakiri bazakomeza babeho, ntago bazigira bahagarara kuzamuka umubare wabo. Aha niho uzajya kubona ukabona umuntu yavumbuye imari. Niba ari umuntu ufite esprit za gikire, ntago azabiryamana wenyine, azumva ko ari ibintu ashobora guherezaho n'abandi, kandi kuri we atekereza ko mubaye abakire muri benshi.
mwabasha guhanahana ibitekerezo ndetse mukabasha kwinterchange ku byo mucuruza niba ari ubucuruzi murimo. Ariko umukene opportunité niza azayiryamana wenyine, nunamubaza atangira kubwire ngo nari. Aho rero niho uzasanga umukire afata ubuzima nka buffet à volonté, hahandi ujya mu bukwe umuntu yiseriva akiseriva byarangira bakazana n'ibindi. Niko umukire abona ubuzima, niyo mpamvu kuri we bimworohera kubibwira n'abandi. Ariko umukene kuri we atekereza ko ubuzima ari nka gato bakasemo imirwi igabanyije ku buryo buri wese afitemo agapari kiwe. Aramutse akubwiye ko aho hantu hari imari ushobora kuba wafatamo byinshi ukamurusha. No, ku isi biruzuye, zahabu iruzuye, peteroli iruzuye, karikeri iruzuye, ibintu byose bibyara imari biruzuye. Niba utekereza nk'uwo mukene kandi wifuza gukira, hindura ibitekerezo. Umukire ikintu cyose umubwiye akibonamo opportunity. Umukene ikintu cyose umubwiye akibonamo ikibazo. Plus ikintu cyose ukibonamo ikibazo, plus ibibazo bigukunda bikakwirukaho. Ariko iyo ibintu byose bibonamo ibisubizo nabyo bikwirukaho. Hari abantu bakunze kuvuga ngo wa wundi runaka yabonye amafaranga arahinduka, yabonye amafaranga umwana mubi, yabonye amafaranga yica ku bantu bari basanzwe baziranye, yabonye amafaranga yica ku muryango, yica ku nshuti. No, ntago ari amafaranga yabikoze. Buriya amafaranga kw'iki kintu nkunda kubigereranya n'inzoga. Iyo umuntu yasinze akagutuka, si inzoga ziba zitumye agutuka, nuko muri we yari asanzwe afite gahunda yo kugutuka, asanzwe akwanga, tout simplement atanasinze, muri we biba bimurimo. Ahubwo inzoga zimworohera, zimuhereza go ahead yo kugira ngo ibyo bintu abikore. N'amafaranga rero nuko nguko. Iyo ufite amafaranga uri ikigome, uri egoiste, uri umuntu udakunda abandi, exactement iyo ufite amafaranga ibyo arabikora. Iyo ufite amafaranga cyangwa uri umukire wari usanzwe ugira umutima mwiza, n'ubundi wa mutima mwiza urawugumana, aho niho utangira gufasha abantu, aho niho ubona umuntu ari kubaka ibigo by'imfubyi, niho umuntu ubona ari kubaka amashuri, niho ubona umuntu ari gukora ibintu biteza abandi imbere. Niba abantu mukunda guhura ukavuga ngo disi yarakize akomeza kuba uwo ari we, urabazi. Ingingo ya 5 rero, umukire yiyasosiya n'abakire cyangwa se n'abantu babigezeho barishije. Umukene akunda kugendana n'abantu bari negative, ba bantu byananiye, baba bari mu biki, ni hahandi uzumva bicaye bari kuganira, bari guseka, bari kunenga abandi. So hari ahantu rero ejo bundi narindi ku cyumweru nimugoroba mu biganiro byari bihari, umudamu umwe yatangiye kuvuga kuri Maître Gims, avuga ngo uriya mutipe ngo impamvu atajya kuramo amarinete ngo nuko yagiye gushaka ubukire kwa shitani, amutuka ibitutsi byose, avuga ukuntu uriya mugabo atazi no kuririmba, ko ari amahirwe yamugwiririye kubera ibintu byo kwa shitani yagiyemo n'ibiki byose. Ngibyo ibiganiro abakene cyangwa abafite esprit z'ubukene babayemo amasaha 24 kuri 24. Alors que abakire ni wa muntu ugendana n'abakire, ahubwo noneho akagerageza no kwigana ibyo bakora, wagira opportunité yo kubabona cyangwa yo kugendana nabo, ibyo ukabyaza umusaruro. Birashoboka cyane ko ejo utazabasha guhura na Bezos, birashoboka ko utazabasha guhura na Mike wakoze Facebook n'aba bandi baba milliardaire, ariko hari ikintu uzi, hari ama video menshi kuri YouTube y'ama conference bagiye batanga, iyi nama bagiye bagira abantu, hari ibitabo byinshi bagiye bandika, hari ama podcast menshi bagiye bakora. Niba utabasha kugendana nabo, kibuze fata imwe mu izo support, uzumve, uzirebe, uzaba umeze nk'uri kumwe nabo, uzajya kwiroturuva ibitekerezo byawe biri gutaninga nk'ibyabo, kandi uzagira esprit yo gushaka gukora nk'uko nabo bakora. Tujye ku ngingo ya 6. Abakire bazi icyo bashaka, abakene ntago bazi icyo bashaka. Abakire kira kintu bashaka bakora ibishoboka byose bakakigeraho, ariko abakene bo ahubwo bahora bashaka ubukire muri rusange. Icyo bashaka ntago bakizi. Urugero rworoshye, uramutse ugiye muri restaurant ukabwira umuseriveri ngo nzanira ibiryo, yakuzanira ibihe? Wowe wagiye gusaba ibiryo tout simplement, bizagora umuseriveri kumenya icyo aguhereza. Uko biri kose bizatwara igihe, ushobora no kuzava muri iyo restaurant uriye abandi barangije kurya. Ingingo ya 7, umukire ni wa muntu uzi gukora promotion y'ibikorwa bye, ni wa muntu uzi gucuruza agaciro ke, ni wa muntu utagira isoni zo gukora ibimurimo cyangwa se zo kugaragaza ibyo arimo arakora. Ariko umukene ni wa muntu hanini uzasanga imitekerereze ye apinga, asebya, aharabika ikintu cyose kijyanye na promotion, ikintu cyose kijyanye n'ubucuruzi. Kubw'iyo mpamvu
nakubwira ko nk'ubu ngubu nta soni mfite zo kuba ndi gukora iyi video, nta soni mfite kuba ndi kukureba gutya ngo utumbiriye mu maso, nta soni mfite zo kugusaba ngo niba iyi video wayikunze, niba uri kumva hari ibintu iri guhindura mu buzima bwawe, ntukererwe, iki ni cyo gihe. Kanda kuri stop, ukore like, niba utaruri mu babone banje ukore subscribe cyangwa se wiyabone, ntiwibagirwe gukora kuri kariya kantu k'agakloche kameze nk'inzogera kugira ngo video yose nshyizeho ijye ikugeraho mbere y'abandi. Nanone ntiwibagirwe kuyipartaja, unkorere share n'abandi bamenye ko mpari, kuko ubu ni ubucuruzi ndimo. Ikintu ndi kukwishyuza ni time yawe, igihe cyawe wicaye uri kundebera video, iyo like uri bumpereze n'iyo partage n'abandi bakayibona ari benshi, uraba uri kuzamura agaciro kanjye, uraba uri kumpereza value. Mu gihe umukene rero we yibera mu bintu byo gupinga gusa ikintu cyose, uriya ubwo agenda mwira modoka yagiye kwa shitani, ubwo yambaye kuri yagiye kwa metreya, uriya mukobwa tumuheruka kananutse none yazanye amabuno ari guseleyinga, yigize imbuku kurera amafaranga y'abagabo. Ntago wa mukobwa kwa naka ya bikizungereza bimeze kuriya, non c'est pas possible, ni indaya. Ngibyo ibiganiro by'abakene. Aho kwishimira ko yateye imbere ari umuturanyi wawe, ko yatangiye gukina muri filime Hollywood, ko yatangiye kugendera mu modoka nziza, ko yatangiye ejo nafungura amaduka ushaka gusanga ari wazagira na manager wayo, ariko kubera esprit ya gikene ntago ushaka gutekereza gutyo. Ingingo ya 8, umukire arema ubuzima bwiyubakira vi ashaka kubamo. Mu gihe umukene ubuzima buramugwirira cyangwa bumugwaho, simbizi uko nabivuga, ni wa muntu uzasanga avuga ngo nta wamenya wenda ejo bizacamo, ngo twese byaranze, ngo nta myaka 100, ntako bimeze. Ofete umva amagambo ye yose ahura muri negativite, kuko tout simplement ubuzima bwe ntago azi kubuha icyerekezo. Ni wa muntu ejo uzajya kwiga n'amashuri y'igitangaza, ariko akazarinda ajya muri retraite atarigera yikorera ikintu washaka kubamo, ahora acunze ku kwezi kuza agashara kakagwamo. Entreprise akoramo niramuka itangiye guhomba, azajya gukora imyigaragambyo. Et pourtant uriya boss w'iri entreprise nta nubwo amurusha ubwenge. Bill Gates niwe wigeze atanga ikiganiro gutya, atanga icyo nakwita ngo n'urwenya, avuga ku muhungu uyu munsi n'umwe mu ba engineer bakomeye cyane muri Microsoft, avuga ko bakiga Harvard uwo muhungu yari umuhanga cyane, yarabarushaga bose, ariko Bill Gates ageze mu wa mbere abona biranze, afata icyemezo cyo gusubira inyuma, ajya mu igaraje y'iwabo, akajya yirirwa ahambura mu ordinateur yongera kuyaterateranya. Et pourtant yaje kuvamo boss fondateur wa Microsoft twese tuzi. Et au contraire abafite esprit za gikene birirwa mutuka kubera iriya fondation ye n'umugore we ngo niwe uri gukora ibi birwara, niwe uri gukora ibiki byose, ibintu bibi byose babimushyira ku mutwe, kuko tout simplement ubuzima Bill Gates abayemo ntibabuzi, ntibabutekereza, ntibiyumvisha n'ibyo ari byo. Ushaka utazi Bill Gates nkuko nigeze mbivuga mu kanya, ushaka utazi abantu bo mwiriya kategori, ariko byonyine kumva ibintu bavuga permanent bituma igihe kigera nawe ugatangira gutekereza nkabo. Umukire, iyo ni ingingo ya 9. Umukire azi kujera amafaranga ye, mu gihe umukene atazi uko bajera amafaranga. Ahangaha niho Eker agereranya ubukire na miskle, akakubwira ngo nkuko iyo ushaka kudevelopa ukuboko kwawe ujya muri salle de sport ukajya gukubitika, niba ufite n'inyota yo kuba umukire rero byari bikwiye ko iyo miskle nayo yitwa ubukire ufata igihe cyo gutangira kuyidevelopa. Aha araguha nk'akagero koroshye kihuse cyane, akakugira inama, akakubwira ngo muyo winjiza ariyo yose byakabaye byiza ufitemo nka konte 5. Konte ya mbere ushyiramo 10% yayo winjije, iyo ni konte ya investissement ya mafaranga y'igishoro ugomba gushora mu bindi bikorwa mu minsi iri imbere, ibikorwa byinjiza amafaranga bien sûr. Andi 10% ukayashyira ku ruhande akaba ari ayo kwinezezamo kuri niveau ugezemo. Andi 10% ukayagenera konte ya education, kuko umukire ahora yiga. 5% ukayagenera konte y'imfashanyo, umukire arafasha. 55 asigaye ukayagenera konte ya dépense. Iyo uri umukire ufite esprit za gikire ukenera ibikoresho, ufite ubuzima bubayemo buri kuteze, kugira ngo ubashe kubamo nkuko ubyifuza, bikenera pourcentage nini yajya mu bindi bisigaye. Uretse ko kugenda uzamuka niko besoin zigenda zizamuka.
niko iyi equilibre ya dépense igenda ihinduka. Birumvikana ntagiye mu magambo menshi, ni uvuga ngo niba ufata 10% ya loisir uri gukora business ikwinjiriza nka miliyoni 100 ku kwezi, ntago wafata miliyoni 10 ngo ujye kuzidagaduramo nta nubwo wabona icyo uzimaza, ahubwo hari konti zimwe zigenda zibona ziri gusenyukira mu zindi, nk'izo zo kwidagadura. Izi za dépense zigenda zigabanuka zikomeza kugenda ziyinjiza mw'iri ya konti ya investissement. Abakire iyo ni ingingo ya 10 niba nini kurusha ibibazo bahura nabyo, ariko abakene ni dutoya cyane imbere y'ibibazo. Ikibazo si ubunini bw'ikibazo, ahubwo ikibazo ni ubunini ufite imbere y'icyo kibazo. Byari bikwiye ngo nawe mu bibazo bimwe na bimwe uri gucamo mw'iyi minsi ubikandagire hejuru, byo ntibigukandagire hejuru. Ingingo ya 11, umukire ni bon récepteur, azi kwakira, ariko umukene yakira nabi. Nk'urugero, umuntu araje donc ashyizeho agakomantere amwe ati musaza ndabona ukeye rwose. Umuntu ufite esprit ya gikire azamubwira merci. Ni wabwira umuntu ngo merci byonyine birahagije, ariko ufite esprit za gikene azamusubiza ngo yaba wari ubizi. Aha mera neza se shaho. Tiba ibyo urabizi mu biganiro, iyo abantu bari kuganira kenshi ubwiye umuntu ngo ndabona rwose umeze neza, ushaka kuba usigaye ukora gasporo cyangwa waragiye ku karejime umeze neza, aho kugushimira wahora n'icishani nayinzara yaratwishe none twataye ibiro. Icya 12, umukire akina umukino w'amafaranga kugira ngo yunguke, ariko umukene akina umukino w'amafaranga kugira ngo adahomba. Ingingo ya 13, umukire akora ku buryo amafaranga ye amukorera. Ariko umukene we niwe ujya gukorera amafaranga. Ahangaha sindi kukubwira ngo ntuzajye gukora, nujya no gukora bizaba iby'agahe gato. Birumvikana ntago ushaka gutangira umushinga nta kintu na kimwe ufite, kandi source y'amafaranga ya mbere ishoboka ni akazi. Aho biragusaba ngo ujye gukora uri strategique, ukore ku buryo bitagutwara igihe kirekire. Amafaranga uyibikeho akenewe, nibiba ngombwa kujya no gusaba kadeni muri banki, ugende gusaba ku kadeni witwaje ya yandi wabitse deja ahari, utangire ukore ku buryo amafaranga yawe agukorera. Iyo niwe esprit ya gikire. Ku bantu bumva igifaransa ofete hari amagambo abiri abantu bakunze gukonfonda, la liberté financière na richesse. Niba twabishyira mu Kinyarwanda kuvuga ngo richesse ni ubukire, liberté financière ni ukwishyura ukizana, ntago ari bimwe. Kugira ngo amafaranga atangire kugukorera nuko uba umaze kugera ku cyo mu gifaransa bita liberté financière. Iriya liberté financière ni ishobora gutuma ugera kuri richesse. Reka tubishyire mu Kinyarwanda tuvuge ngo liberté financière ni ukugera ku kigero cyo kwishyura ukizana, kuba wakora ibyo ushaka, ukajya muri siporo saa 5 ubishaka, ukaba wagenda mu modoka runaka ubishaka, ukaba wabonana n'uwo ushaka ubishaka. Iyo ni liberté financière. Noneho ubukire uba ugeze kure cyane, aho noneho uba ufite icyizere cy'uko mu minsi yawe isigaye yo kubaho amafaranga utunze cyangwa se imitungo yawe ishobora kugutunga nta n'ikintu wongeye gukora. Dushatse igisobanuro cya liberté financière, twavuga ko ari ukugira capacity yo gukora ibyo ushaka utigeze ujya gukora, cyangwa se ngo ukenere kundi muntu agufasha kugira ngo ugere kwa biriya bintu. Nimbishyira mu rugero rworoshye, ugomba kuzamuka, nibagiye ukuntu tujya twita etage ndende mu Kinyarwanda. Ushaka kwinjira kuzamuka mu etage ndende cyane ifite nka etage 120, urabizi ko yenda etage 20 za mbere nta ascenseur ihari, no kuzamuka kuri escalier. Ariko uzi ko nugera kuri etage ya 20, etage zindi 100 zisigaye uzazizamuka muri ascenseur. Ngicyo kigereranyo rero cy'ubukire na liberté financière. Abantu benshi rero bakunze kubivanga, akavuga ngo ndashaka kuba umukire ejo mu gitondo. Ntago bishoboka, ntago wakurikira video nonaha ngo ejo mu gitondo ujye cyabaye umukire. Oya, biragusaba ngo wemere kubanza gufata periode yo gucreya liberté financière yawe, ukurikije za ngingo zindi nahereyeho, uzishyire mu bikorwa. Noneho niba ari n'akazi ukora utangire ugakore uri mu mibare kugeza ubwo ugera ahantu wamaze kugira liberté financière. Kuko numara kugira aho wagize liberté financière, urahita nyine ufata ascenseur, aho niho icyo ukozeho cyose gitangira kukubera zahabu. Muri bimwe mu bikoresho cyangwa se icyo nakwita instrument financier zikora harimo les actions, les obligations, les actifs, akazamo na entreprise. Iyo ugeze noneho entreprise wageze mu rwego rurenzeho cyane. Ariko nimvuga entreprise ubitandukanye za entreprise, nkanjye nagize entreprise ya transport de personnes. Umuntu azaza kubwira ngo ni umwentrepreneur amaze imyaka 5 afite societe ya transport y'ibintu cyangwa y'abantu, ari we wibera kuri vola y'ivoitire cyangwa yo ku gikamyo cye. Iriya nta liberté financière.
niba ushobora gukora amasaha 40, 50, 60, 70 mu cyumweru, ijisho ryacu kuri kugenda urishimashimamo, ntabwo uragera kuri liberté financière. Umuntu wamaze kugera kuri liberté financière ni wa wundi wicarira iwe akaba ari gukontorora abashoferi be cyangwa abakozi be mu zindi domaine, bari gukora amafaranga ari kwinjira. Ngiyo liberté financière, ngiyo portail nini cyane igeza ku bukire. Umuntu ufite esprit ya gikene azakubaza ngo uhembwa ngahe? Kakazi gashyashya se wabonye uhembwa ngahe? Jean Paul Jean Pierre Bizimana ebana buriya ahembwa ngahe? Umuntu ubaza undi ngo ahembwa ngahe nuko ngo uri kubaza ikibazo icyambere afite esprit ya gikene. Niba umuhaye n'igisubizo mu mushahara ku mafaranga uhemberwa ku gihe, nuko nawe ufite esprit ya gikene. Mu gihe umuntu ufite esprit ya gikire, we ikibazo akubaza cyangwa igisubizo azaguha ni ikijyanye na valeur nette, agaciro bwite uwo muntu afite. Ako gaciro bwite cyangwa iyo valeur nette ukuntu uzayibara ni ugufata ibyo utunze, harimo uwo mushahara, amazu, amamodoka, ibibuga bya golfe, amashuri, ibitaro, indege n'ibindi, ugakuramo ibyo ugomba abandi. Yenda ufite amadeni ya leta, ufite imisoro ugomba kwishyura. Iyo ufashe ibyo byose utunze ugakuramo ibyo ugomba, igisigaye nicyo kivuga agaciro kawe. Aha nkagira ngo nkugire inama my friend. Iyi nama nuyikurikiza hari ibintu binini iri buze guhindura mu buzima bwawe mu gahe gato cyane. Nakugira inama yo gukora tableau, ufate urupapuro rw'umweru uceho umurongo uhagaze, hasi wandikeho 0 kuri wa murongo, hejuru wandikeho valeur nette wifuza kugira. Yenda se ni miliyoni y'amanyarwanda cyangwa y'amadolari, ni miliyari, ni miliyari 100. Wibuke ko mu nyigisho zanjye sinkwigisha kugira amafaranga, kuko kugira amafaranga subukire, ahubwo nkwigisha kugira purpose. Niba ushaka kubaka amashuri Inyabugogo, amafaranga bizagutwara ntabwo ameze nk'amafaranga y'uzashaka gukora igitembo kivana essence muri Kuwait kikayigeza i Kigali, ku buryo noneho région de Grand Lac yose cyangwa même na Afrika yose izajya igura essence ije kuyigurira mu Rwanda. Niba ari iyo business mind ufite, ushaka gukora raffinerie, amafaranga uzatekereza atandukanye n'amafaranga y'umuntu uzatekereza gukora guest house ku Gisenyi. So biragusaba rero ngo ushyireho ayo mafaranga aho hejuru. Niyo waba ufite ubusa guhera nonaha ntabwo ari ikibazo. Noneho kuri wa murongo urareba aho valeur nette yawe igeze uyu munsi, uhaca akarongo. Nibigukundira buri kwezi, buri cyumweru, buri mwaka, ujye ukora kuri kalendire yawe, urebe aho itariki igeze, uzurebe kuri rwa rupapuro, wiyevalue, urebe umenye aho valeur yawe igeze. Birashoboka cyane ko hari ikigero uzageramo nujya kuganira na banke ubitsamo bemere kugutiza amafaranga mbere yuko valeur nette yawe igerwaho. Igihe kizajya kugera ubone wamaze kwishyura amafaranga ya banke, ya valeur nette yawe ubone wayigezeho ukiriho, aho niho bazakwita umuherwe. Bigutwaye kibaye umuherwe my friend. Abantu bafite esprit ya gikire ni ba bantu batazemera ubwoba bubahagarika, ariko abafite esprit ya gikene bagendera ku bwoba. Aha ni hahandi nigeze mbaha urugero rwanjye, mfata gahunda yo kuza i Buraya mfite amayero 80 yonyine, kandi ayo 80 nayo nari natetsemo umutwe uko umukecuru twakoranaga sinema, kuko icyo gihe kubankurikiranye mu kiganiro natangiriyeho, ndibuka ko nari mvuye Kakuma muri province ya Turkana ku mupaka wa Kenya na Sudani. Ibyambayeho uwo munsi si ngombwa ko mbisubiramo, nubishaka ujye kureba video mbivugamo, irahari hano ku channel. Umukecuru maze kumwexkorka, reka mbyite gutyo kuko niyo mvuga benshi bakunze gukoresha, ariko nari maze kumwisabira mu buryo bwanjye, anyohereza ahantu hitwa Bombo na Mariga muri Uganda. Uwo mukecuru yari umwongereza dukorana, ari chairman wanjye, ariko yari yaramaze gusubira mu Bwongereza, ngiye narasigaye mu Rwanda. Anyoherereza udufaranga, ngeze i Kampala ntuguramo telefone. Iyo telefone ndayimanukana mara iminsi nyikoresha, ndi no kwiga umushinga kugira inanyoherereze gukora ama contact yanjye, maze kurangiza projet yanjye. Iyo telefone ndibuka ko nayigurishije ari nka none, bucya mu gitondo mfata urugendo, bampaye 80,000. Ngibyo byo nahereyeho. Iyo ufite esprit ya gikire, ubwoba ubukandagiraho, ubushyira munsi y'ibirenge byawe. Iyo ufite esprit ya gikene, ushaka kuba ufite n'ibihumbi 10 nonaha ushaka kujya muri Amerika, aho gutekereza ibintu biri positif by'uko iyo visa uzayibona, ugatangira kwiyumvisha ko bazayikwima, ugatangira kugira ubwoba bwo kugenda mu ndege, ukibaza nugera muri Amerika uzakwakira, uburyo uzabaho, umuryango usize uburyo uzabaho, none se ubundi upfuye wababuza kubaho? Buriya ibintu byose tubayemo bitangirira ku bitekerezo. Ibitekerezo iyo umutwe uri kubitona
bigeraho bigakereya amarangamutima cyangwa se sentima. Izo sentima nizo zituma uhaguruka, zigatuma ukora action ukoze rero yose ikora result, bibe mu byiza be mu bibi. Nyahandi uzicara ukumva ukumbuye hamburg, igitekerezo cya hamburg cyakujemo, uhise ugira sentima mu kanwa kawe hatangiye kuvuzamo amazi, urumva vraiment urashaka kuyirya. Urahaguruka iwawe ujye muri McDonald's cyangwa se ujye muri KFC, ugende ujye kuyigura. Result iza kubamo ni iyihe? Uraza gusanga wabaye fat, wabaye obese. Mu gihe undi yirebye akabona igikapu cyatangiye kuza ntago ibintu bimeze neza, atekereze ko umuti wabyo ari ukwiruka, gukora sport, azabishyira mu bikorwa niba afite esprit ya gikire. Result ni iyihe? Nuko muzatangira kujya mubone afite six packs, mubone afite biceps, mubone mu maso ari kuri baby face, batangira bamurire beef, bamugirire jalousie. Byose bihera mu bitekerezo. Aha niho natangiye iki kiganiro mbabwira ngo nushaka gukora ibyoroshye ubuzima buzagukomerera, ariko niwemera gukora ibikomeye nkuko kujya kwiruka kugira ngo ugire umubiri umeze neza, gufata utwo ekonomi wari warabitse ukaturansa muri business, niwemera gukora ibigoye ubuzima buzakorohera. Ibitekerezo icyicaro cyabyo ni muri esprit y'umuntu. Esprit yawe ufite uburyo ushobora kuyimanaginga. Kugira ngo ubashe kumanaginga esprit yawe biragusaba gufata igihe ukabyiga n'irindi shuri. Niba ushaka kumenya uburyo rero ushobora kumanaginga, ndibwira esprit mind mu cyongereza ku banglophone mu nkurikiye. Aho niho nagusaba ngo uzaze kumva live yanjye yindi ndi kuvuga n'ubundi ku gitabo nacyo cyitwa Le pouvoir du moment présent. Muri Le pouvoir du moment présent nzakuganiriza ibiri mu icyo gitabo n'ibyo ntekereza by'ukuntu esprit yawe ushobora kuyitravaya ari kuva nasoma icyo gitabo njyewe na esprit yanjye hari ukuntu dusigaye twumvikana. Uzaba hari kuwa kane. Ingingo ya 16, abakire bahora biga. Ninkubwira ngo mpora nsoma ibitabo ntugire ngo nuko nabuze ikindi nkora cyangwa ari ikizami ntegereje. Kandi ureba n'abandi bantu bose babigezeho bakagera kuri bya bindi biremereye cyane, bahora biga. Kwiga si ukujya mu ishuri gusa, uburyo bwo kwiga ni bugari. Abakire bahora biga, bahora bakura. Mu gihe abafite imitekerereze ya gikene bo babazi ko byose babigezeho. Kubera iki? Nta focus afite mu buzima, nta purpose afite mu buzima, ko mu by'ukuri iyo utekereje ubona waraje ku mw'ubu buzima just to live and die. Tekereza no, you have a mission. Hari ikintu waje gukora ku isi. Abantu rero bafite esprit ya gikene birabagora cyane kumenya purpose yabo, nta nubwo bakunze gushaka kwihereza imbaraga zo kuyimenya. Niyo handi uzasanga umuntu nyine nkuko nkunda kubisubiramo, arangije ishuri, abonye akazi, aguza akamodoka k'ideni, aguza inzu y'ideni, umubanki yamubwiye ko azamara imyaka 45 yishyura ibyo byose, kandi ku mwaka wa 46 azajya muri retraite, mu kiruhuko cy'izabukuru. Umuhungu wawe agifite 25 akimara kurangiza ishuri atangiye ku kazi, ahita ko ajya kurambagiza umwangavu umeze neza, abana batangire baravutse, n'umubwira azakubwira ko byose yabigezeho. Nyamara mu muryango we rurakinga bane, kwa bene se wabo, karitsiye avukamo n'imodoka ntishobora kuhagera. I'm sorry, ntabwo ari ubukire ubwo ngubwo. Nutangira kuganira n'umuntu ugatangira kumugira inama akakubwira ngo no je sais, I'm sorry, I know, ndabizi, uzamenye ko waguye mu gaco k'abakene. Umukire n'umuntu ufite esprit ya gikire, icyo umubwiye cyose, information yose imugezeho, atega amatwi akayanaliza kuko ushaka kuvukamo opportunity. Ingingo ya 17 ari nayo ya nyuma, umukire yadimira abandi bakire. Niba uri umukire, niba ufite esprit ya gikire, mbere yo kumvuga ko ingingo ya 17 uko abakene babyitwaramo, mpamashyi usakiriza abo muri kumwe, ukurikiraho like, ushyiraho subscribe niba utari abone, ushyiraho kariya cloche kugira ngo buri video ijye kugereraho igihe, unakora share muri za groupe zose ubaho. Niba ufite esprit ya gikire, ngira umukire kurushaho. Kora ibyo bintu bitatu ngusabye: like, share and subscribe. Shyiraho na commentaire umbwira uko ubibona, uko ubyumva, ahantu nagoswe unkosore, ahantu bimeze neza unshimire, unshyigikire, untera inkunga, unyankoraje. Ni amasaha menshi y'akazi, ariko ntago nkwishyuza amasaha
ndakwishyuza result. Nibona result ari nziza, do something. So let's go. Umukene yanga abakire n'ababigezeho. Ni bimwe nigeze mvuga, hahandi umuntu ntumuzi, ntimurigera muganira, ntaguzi aho akura amafaranga, ariko kubera ahora yambaye Louis Vuitton na Gucci, kubera agendera muri Bugatti, agera kuri restaurant abavoitire bakaza guparika imodoka ye, ukabona abakobwa beza bo muri quartier bari kumusirisimba hirya no hino ye, amazina yose mabu zatangira kuyamwita, dore cyarwaye sida kubera abagore, cyagiye kuzimu, ni ikijura, gikata amashu, gicuruza urumogi. Ibyo mujya mubyumva cyane. Nusubiza ubwenge nyuma urasanga abakire benshi uzi cyangwa se abantu babashije kurenga ku rwego abandi bantu batabayeho. Nimbarwa zibavuga neza, kuko nimbarwa z'abakire ziriho. Uyu munsi ushobora guhinduka nawe ugafata icyemezo cyo kuba umukire, ugatangira ukunda bari ababigezeho, ahubwo ukabahindura abamantoro bawe. Reka mbasezere mbifuriza umunsi mwiza, muranyihanganira. Iyi video yabaye ndende par rapport y'izindi video njya nkora mu gitondo, ariko icyo nzi cyo ikubiyemo ubutunzi bunini cyane butagereranywa. So my friend, niba wumva wakozweho rero, gira umunsi mwiza. I love you so much. Yari Musamangara kuri Afro Swing TV. I love you. Nubona uteye imbere ugasiga abandi, uzahindukire ubazamure. Isi si fair, wikunde imiya, uzakunda abantu, urangwe n'ubuntu. Yego nawe ukundwa na bose, wowe uzaharanire gukunda bose.